Let's build better tomorrow with GC today. Dore ikibanza tubazaniye, ikibanza cyiza gifite ubuso 520, zoningi nziza R1. Ushobora gushyiramo inyubako isanzwe, inyubako yisanzwe iri mu kibanza nk'iki kiri inyuma yacu. Urabona ko hano hantu turi ni zone nziza iri kuba develope, ishobora guhinduka mu myaka iraza bakayihindura R2 cyangwa R2B. Hano hantu rero turi kubagurisha ku mafaranga meza, kubagurisha kuri miliyoni 35 gusa zitarimo ibiganiro. Tubarangiye neza tuvuye ku musigiti wa Byahi, uyu waha haruguru ya Mbuga Ngari. Kuva ku musigiti kugera hano umunota umwe uri n'amaguru, uri n'imodoka ntiwageramo. Aha turi rero ni mu kibaya cyane cya Byahi, kimwe twakundaga kwita kwa Badaga. Mu kibaya aho Badaga yarafite inka nyinshi, niho turi igisaha. Ikibanza ni cyiza, washyiramo inzu y'umuryango na famille, cyangwa nawe ukakigura ukaba usevinze amafaranga yunguka. Bindi bisobanuro, izo nimero ureba muri screen, urazana ayo mafaranga tubihere hano. Bino kwa mbere saving ubuzima buri better kandi ufite amafaranga. Ibihe byiza ni GC cyangwa Gisenyi komisiyoneri. Bavuganaga n'uwitwa Gadi, umwe muri uba muri iyo company. Turabakunda cyane.